Reka mbone rero mbashimire mwese mwakoze subscribe kuri YouTube channel yacu. Ahanga tugiye kureba impamvu esheshatu simusiga zituma abantu banywa ibiyobyabwenge cyangwa se bakanababuza kunywa ibiyobyabwenge. Gusa mbere kumva izo mpamvu, ikintu cy'ingenzi cyambere ukwiriye kubanza gukora no gukanda subscribe. Nimvuga ibiyobyabwenge cyangwa se cyo twita inzoga, buri wese ndakeka arimo bisobanukirwa ahanga, kubera ko iyo tuvuze inzoga ni ikintu icyo ari cyo cyose wanywa ariko kumva usa nkaho utariye control muri wowe. Hano rero mnabazana impamvu esheshatu simusiga zituma abantu banywa inzoga, mbazana n'izindi mpamvu usanga abantu benshi babashishikariza kuba batanywa inzoga. Muri izo mpamvu rero nagiye nzana, ndagusaba ngo utege amatwi kuko impamvu ya nyuma niyo yarutura kandi yakarundura, gusa utabyitayeho neza ushobora gusanga wanabigwamo kubw'iyo mpamvu ya nyuma. Iyo mpamvu ya nyuma niyo mpamvu umuntu wese akwiriye kumva cyane kurusha n'izindi, na ndetse nubwo n'izindi ari ingenzi, ariko impamvu ya nyuma yo ni umwihariko kuri ibyo ngibyo. Reka dutangire n'impamvu ya mbere. Usanga abantu benshi bakunda kunywa inzoga bitewe n'uko bashaka kwidagadura, kumva nyine bidagaduye bitewe n'ibyo bagezeho, nyamara ibyo ngibyo ntabwo ari byiza cyane. Ikintu cyose cyitwa kunywa inzoga ni ikintu cy'akandare. Kuba wafata ukanywa inzoga ni ibintu bisa nkaho byagutuzamo. Iyo umuntu rero usanze hari achievement yagezeho, usanga akeneye kwidagaduramo, usanga kwidagadura kwe ugasanga arimo arabibarira mu kuba yanywa inzoga. Ngo kunywa inzoga nicyo cyatuma bigaragaza ko yidagaduye, yashyitse ku bintu ashaka kugeraho. Mu yandi magambo, umuntu iyo yishimye ugasanga kwishima ko arimo aragenda akagutura inzoga, ugasanga ibyishimo bye arimo arasa nkaho abikesha inzoga, mu mwanya wo kuba yakavuze ati kanjye gushima Imana kubw'umusaruro ngezeho cyangwa kubw'urwego ngezeho. Ugasanga abantu barimo bagenda biyahuza uturu tw'inzoga, ibintu biri aho ngaho usanga bidashinga. Abantu benshi usanga bahatirizwa no kunywa inzoga bitewe no kwidagadura kwabo. Gusa ibingi ugasanga bigira ingaruka nyinshi cyane, aribyo ndibuze no kubereka hasi ndibuze kubibabwiraho ukuntu ushobora kugira ingaruka ku mubiri wawe. Ugasanga kwidagadura kwawe wiyahuza inzoga bigize ingaruka ku mubiri wawe. Ugasanga bikwicira nk'ibihaha, ugasanga birimo kwicira umutima, ugasanga birimo kwicira intekerezo bitewe no gukomeza wiyahuza inzoga. Indi mpamvu ya kabiri rero yakarundura, abantu benshi usanga bakunze kunywa inzoga barimo bavuga ngo bari kwimara stress. Ugasanga niba uhuye n'ikibazo, stress zirakwishe, ngo kugira ngo wimare izo stress, ikintu cya mbere ukwiye gukora ngo ni ukwiyahuza inzoga. Wayubageranye n'umuntu ikibazo mwarwanye cyangwa se yagututse ngo kugira ngo mwereke ko muhimye, ugahita ujya kunywa inzoga. Watonganye n'umuntu, umugore wawe se cyangwa se n'abandi bantu, ngo kugira ngo wimare izo stress gusa ngo nukunywa inzoga. Ugasanga abantu ngo bafana nk'imipira, ikipe iratsinzwe, ngo stress ziramwishe, ngarababaye. Ugasanga ikindi kintu akoze cya mbere cy'ibanze yumva kigikwiriye kuba cyajya mbere, ngo ni ukujya kwiyahuza inzoga akanywa ngo kugira ngo stress zo kuba ikipe yitsinzwe ngo zikunde zishire. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Ibyo ni ukwiyangiza, ugasanga uri kwiyangiriza ubwonko. Ugasanga hari impamvu nyinshi niba ibyo cyaguteye stress, ntabwo ari ngombwa kunywa inzoga. Cyane cyane ko ubushakashatsi bwagaragaje ko 70% y'abantu banywa inzoga bitewe na stress usanga bari kwangiza umwijima wabo. Rimwe na rimwe ugasanga n'imitekerereze ibipfiriyemo, bakumva yuko iteka n'iteka ko wanywa inzoga ari cyo gisubizo cyo kuba wakora stress. Nyamara wakagiye muri siporo, ugakora siporo, ukubaka n'umubiri, ukibagiza izo stress zikaba zagenda bitewe na siporo, ukanywa amazi, ukaba waganira n'abandi mu buryo bw'icyubahiro, wihisha icyubahiro mu bandi, ariko utagiye kwiyahuza inzoga. Kandi uko kunywa inzoga rero ntabwo ari keza, ntabwo wagafata nk'igisubizo cyo kuba wakimara stress. Indi mpamvu ya karundura usanga ari imico y'ahantu hamwe na hamwe hagiye hatandukanye. Impamvu nakomoje ku mico, usanga ahantu henshi hagiye hatandukanye kunywa inzoga barabigize umuco wabo. Ugasanga ni nk'umuco gakondo w'umuryango runaka, abantu bishyizemo ko umwana wabo uvukiye muri uwo muryango cyangwa se umunyamuryango wese akwiriye kuba yanywa inzoga. Kera mwarabibonaga yuko hari abantu bataraga nk'inzagwa bakazenga, inzagwa zamara gushya ugasanga batumiye nk'umuryango banywa inzoga, n'abana ndetse bari munsi y'imyaka 18 nabo ugasanga babasomejeho ngo ni munywe mutazabimbwa, dore ko abantu bigiye iyo mvugo yaranahanzweho muri iyi minsi ati cyo mutazabimbwa. Ibyo ngibyo nyine ugasanga ni umuco wabaye kandi mu muryango runaka cyangwa se mu gace runaka barikizemo ko kunywa inzoga aricyo kintu kibanze muri bo. Bakumva ko utanyweye inzoga nyine nta muntu murimo, nta mugabo murimo, adakwiye no guhabwa icyubahiro. Indi mpamvu rero udakwiriye kwibagirwa ahangaha, ndakeka tugeze ku mpamvu ya kane. Abantu benshi bakunze kunywa inzoga bavuga ngo inzoga zitera akanyabugabo,
nyine bakumva nk'abantu bafite imbaraga, abantu b'abanyembaraga nyine bahambaye bakakaye cyane bakomeye ku isi, bumva ko nta muntu ufite ubushobozi kubarusha, cyane ko babonye yuko umuntu wanyweye inzoga nta kintu aba agitinya, ibintu byose aba yabira, aba yumva buri wese amurusha imbaraga nyine. Kandi uko nguko kuba wumva urusha abantu bose imbaraga nta kintu na kimwe uri gutinya, ni ukuyoba k'ubwonko, ntabwo ari ukuba wungutse izindi mbaraga z'umurengera. Aho ngaho ni uko ubwonko buba bwayobye, ugasanga ibyo uri gukora byose nta gifatika kirimo, ahubwo ibyo uri gukora byose ni ukungikanya. Ubwonko bwayobye buri kugushuka yuko wabaye umunyembaraga, nyamara ntacyo uri cyo imbere y'abandi bantu. Ibi ngibi rero ntabwo ari uko wenda inzoga ziba zagize izindi mbaraga ziguteramo cyangwa se izindi mbaraga zikongerera, ahubwo ni uko ubwonko bwawe buba bwayobye bugatangira kugushuka ko ari umunyembaraga ku isi, ugasanga buri kintu cyose uri gushaka kugihutaza, kandi mu by'ukuri kuyoba k'ubwonko bwawe ntago ari ikintu cyiza ku buzima bwawe, cyane yuko iyo ukomeje kunywa inzoga nyinshi ukanywa ibiyobyabwenge byinshi uri kwangiza ibihaha. Ukuntu uri kwangiza ibihaha rero, urabizi yuko ibihaha ibyo akamaro bishinzwe ni ukugira ngo biyungurure imyanda mu maraso, ubwo bishyiremo umwuka mwiza wa oxygene, uwo mwuka ubashe kuba watambagira mu mubiri hose. Rero iyo wafashe ibiyobyabwenge, ibihaha kugira ngo byite ku kuba byayungurura amaraso, bitangire no kuba byakongera umwuka mwiza wa oxygene mu maraso, utangiye kuba watembera mu mubiri wose, ahubwo usanga bya bihaha birimo biti imbaraga zibirimo bizikoresha mu kugira ngo bihashye bya biyobyabwenge wakomeje kugenda unywa. Rero uwo mwanya birimo bitakaza mu guhashya ibiyobyabwenge wanyweye, ugasanga ntabwo bikiri kubasha gukura imyanda mu maraso ngo bibe byanashyira oxygene muri ya maraso abashe kuba yatembera umubiri wose. Bimwe na bimwe byaha bikananirwa no kuba byakuramo ya myanda, n'imyanda bikuyemo igafata muri bya bihaha, ugasanga bitaye kontrole, na ya maraso agatangira kukubungeramo yivangavanze na bya biyobyabwenge. Kuko uko tunywa ibiyobyabwenge cyangwa se uko abantu barushaho kunywa inzoga ziragenda zigakwirakwira mu maraso hose, zikajya no mu mutwe, hahandi utangira kumva nyine umubiri wabaye ikinya, kabone niyo wakandagiriho cyangwa se akagera n'umuntu ugukeba ntabwo uba ubyumvise. Usaha umuntu yasinze, uzarebe iyo wasinze n'ibishobora kukwitira ku mutwe ukumva urakomeye nta kibazo ufite na kimwe. Uko gukomera rero uba wumva ubifitemo, nuko umutwe wawe wataye kontrole, ndetse n'amaraso umubiri wawe nawe usa nkaho wabaye pararize, amaraso nyine nayo yataye kontrole, bitewe nuko nyine za nzoga zagiye zisa nkaho zituma utakontorole muri wowe. Ubwo rero ako kantu ko kunywa ikintu cyitwa inzoga, wumva yuko arizo zigomba kugutera imbaraga, ngo ugiye kujya gutera ibintu ngo biremereye, ngo uranywe inzoga. Ntago gutera ibintu biremereye ari imbaraga ziturutse ku nzoga, ahubwo nuko wataye kontrole muri wowe, rimwe na rimwe ugakora n'ibintu utakabaye ushoboye gukora. Ubwo rero urumva iyo nayo n'indi mpamvu simusiga. Indi mpamvu simusiga ituma abantu benshi banywa inzoga n'abatari basanzwe bazinywa ugasanga barazinyweye, ni icyo twita ikigare, kwishinga abandi. Urubyiruko rw'uyu munsi ho nimvuga ikigare murabyumva, usanga abantu bishinga abandi bakishora mu ngeso zo kunywa inzoga, bati nintanywaho nintasomaho barambona nk'imbwa, barabona nyine ntacyo nshoboye. Ugasanga wishoye mu kunywa inzoga bitewe n'uko ukeneye yuko abandi babona yuko nawe uri umuntu ukomeye muri bo. So muvuga ngo ahangaha iyo ufite inshuti, abasore bagenzi bawe ni abasore cyangwa se ni inkumi, barimo baranywa amatabi, barimo baranywa izo nzoga zabye, imitsingi cyangwa se kasesi izo arizo zose, ahubwo ati somaho mwana ngatwereke niba uri umuntu ukaze. Ugasanga wihaye akantu ko kujya kunywaho kugira ngo bereke yuko ukakaye, uri umuntu ukomeye imbere yabo. Ugasanga nyine ufatiye aho ngaho, buri gihe bagiye uko bagutwaramo gake ugenda usomaho, ugasanga bibaye ibibazo kuri wowe, urabishinze, rimwe na rimwe inzoga zikanakubata, ugasanga ubaye imbata y'inzoga, nyine wishoye mu ngeso zo kunywa inzoga zitari zikurimo bitewe n'ikigare, urungano mwari muri kumwe, abantu mwari muri kumwe, cyangwa se niba uri n'umupapa ugasanga nk'umugore wawe uramuhatiriza kujya anywaho, utashye wasinze ukamubwira ati madamu nywaho, atanywaho ukabura mukubise ukamukubitiza amatwi, umbwira turankijwe. Ugasanga umudamu wawe ahereye aho ngaho, urukuje wasinze akihangana agasomaho, ejo bundi inzoga zamara kumubata ugasanga zigiyemo byiteka. Icyo gihe rero azishowemo n'umugabo sorry gatoya, cyangwa azishowemo n'undi muntu wari we wese ubimuhatiye, nyamara ntago ari ikintu cyari yarakunze, ahubwo ni ikintu yinjiyemo bitewe n'abandi bamuhasi. Rero ikigare nacyo kijya gituma abantu banywa inzoga. Ingingo ya nyuma rero ariyo ngingo ya gatandatu, iyi niyo ngingo ikwiriye kumvwa na buri muntu wese, akwiriye gushingira ibitekerezo
kuko cyane cyane yuko ubushakashatsi bwagiye bugaragaza yuko hari ingaruka nyinshi zibiturukaho. Indi ngingo ni iyi ngiyi, abantu benshi bakunze kunywa inzoga bavuga ngo izi nzoga zongera ubushake n'imbaraga zo gukora imibonano mpuzabitsina. Gusa nubwo abantu benshi babyishuka gutya, nkunzi ko nkoresheje n'ikinyarwanda cyiza ko ari ukubyishuka, ibi ngibi ni uguta ubwenge, guta umurongo ngenderwaho, gutakaza ubumuntu. Ntabwo kunywa ibiyobyabwenge cyangwa se kunywa inzoga ariho hantu haturuka ubushake no kongera imbaraga zo kuba wabasha gukora imibonano mpuzabitsina. Ahangaha ku muntu wese ubikora azi ko ari cyo kintu agamije, amenye ko arimo yica umubiri we. Ubushakashatsi bwagiye bukorwa kenshi bwagiye bugaragaza yuko abantu bakoresha ino mesade cyangwa se buno buryo bwo kuvuga ngo barimo baranywa ibiyobyabwenge nk'intandaro yo kumva bakongera ubushake n'imbaraga zo kuba batera akabariro, bwagaragaje yuko icyambere kuba wakora ibi ngibi uba uri kugabanya ubushake karemano bwawe. Buri muntu hari ubushake aba afite yavukanye. Umuntu wese yavukanye ubushake bwo kuba yakumva akeneye kuba yakora imibonano mpuzabitsina. Rero ukunywa ibiyobyabwenge nko kugira ngo ushake intandaro yo kuba washobora wabona ubushake bwo kujya gukora imibonano mpuzabitsina, uba urimo ugenda ugabanya ubushobozi bw'umubiri wawe bwo kumva bufite ubushake bwo kubwajya gukora imibonano mpuzabitsina. Icyo ni icyambere. Ubwo reka mbabwire ngo abantu mujya kunywa inzoga muvuga ngo niho muri gushaka imbaraga n'ubushake, icyo kintu ntago ari cyo habe na gatoya. Ikindi gikurikiyeho ni ukumva nyine utagera ku mwanya wawe wo kumva wanyuzwe. Abantu banywa ibiyobyabwenge bitewe n'ibi bintu ntabwo bajya banyurwa mu byo bakora byose. Niyo mpamvu uzasanga abantu banywa inzoga kenshi na kenshi yagiye mu kabara agasinda, ujya kubona ukabona akoze imibonano mpuzabitsina n'uwo ari kubona aho hafi, nyine ntari kunyurwa. Cyane cyane buriya abantu basinda bakajya kunywa inzoga bagasinda bagasabagira, usanga bakora imibonano mpuzabitsina n'abantu bose babonye. Icyo gihe bataye kontrole, ntabakiri kubasha kunyurwa n'umudamu we yishakiye. Niba afite umudamu, niba ari n'umusore udafite umudamu, ntabwo ari kubasha kunyurwa n'uko abayeho. Aba yumva yahora nyine ikora imibonano mpuzabitsina, nyamara siwe, ahubwo ari kubiterwa n'inzoga. Ubwo ako kantu ko rero kugira ngo bashe kwirinda ingaruka ziterwa no gukora imibonano mpuzabitsina n'abantu bose bagiye batandukanye cyangwa se bapfuye kubona bose, ndakeka aka kantu nako gakwiye kugufasha ukumva yuko kuba wanywa inzoga atariho ukwiriye gukura ubushake ndetse no kubona imbaraga zituma ukora ibyo ngibyo nahoze mvugaho. Indi ngaruka iterwa n'iki kintu ni ukugabanuka kw'intanga cyangwa se k'umusaruro w'intanga z'umuntu wanyweye ibiyobyabwenge yitwaje ko ariho akwiriye kubona imbaraga n'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Intanga zawe ahangaha zigabanya umusaruro wazo, ndetse nazo ubwazo zikagabanyuka, kubera ko mind yawe wamaze kuyumvisha yuko imbaraga ikwiriye kuzibona bitewe n'uko wanyweye ibiyobyabwenge. Ntabwo mind igikeneye gukora ngo ikore intanga zifite umumaro. Ntabwo ubwonko bwawe bukibasha gutekereza ibintu by'umumaro muri wowe, kubera ko bwo bwarangije kwakira yuko igihe ukeneye gukora imibonano mpuzabitsina uzajya unywa inzoga, ibintu bigahita byikora mu gihe gitoya. Ubwo rero ndahamya nashidikanya yuko mubashije kumva impamvu esheshatu simusiga zituma abantu bajya kunywa ibiyobyabwenge. Gusa nabakoreye neza, ngenda mbahereza n'ingaruka zibitera n'ingaruka zabivaho. Andi makuru ubushakashatsi bwagiye bwagaragaje ko ku muntu w'umukobwa cyangwa se w'umugore unyweye ibiyobyabwenge 40% aba afite umwaka wo kuba yakatakwa na kanseri y'ibere. Kuvuga ngo abantu b'abadamu cyangwa se abakobwa iyo bakomeje kunywa ibiyobyabwenge 40% ashobora kuba yarwara kanseri y'ibere, kanseri yo mu mutwe cyangwa se kanseri yo mu muhogo. Kuvuga ngo rero abadamu gusa, si n'abadamu gusa, n'abantu b'abagabo babujijwe kunywa inzoga cyangwa se kunywa inzoga cyane, kuko nazo zitera kanseri nk'uko nakomeje kubabwira, na kanseri y'ibihaha nayo ibaho. Ariko ubwo ngubwo umugore cyangwa se umugabo iyo akomeje kugenda anywa ibiyobyabwenge cyane, ubwo ariko kugenda anywa inzoga ndi kuvuga, iyo akomeje kugenda binywa cyane abifata cyane birengeje urugero, haba hari abari kugenda yongera nyine umwaka ukabije cyane uko yakwatakwa na kanseri, ku buryo nyuma y'umwaka umwe cyangwa se 2 ashobora no kuba yabipfiramo. Mwabizi hari abantu benshi mwarabonye baba baragiye banywa inzoga bakagenda bakaba bakazizi bakavamvara, nyine bikagaragara ko nta murongo bagifite. Gusa bari abantu baba baranyweye inzoga bakaba bakazizi, ntaho batandukanye nawe uzinywa uvuga ngo uri kwimara stress, ngo uri muri celebrate intsinzi. Ibyo byo kunywa inzoga ntago ari byo.
muri niyo mpamvu mujye mbabwira yuko abantu mu inzoga muba mwarataye umurongo ngenderwaho. Uwo mwanya wo guserebura wakabaye wegera Imana, ukagenda ukicara ahantu hamwe ukavuga ati Imana warakoze, waramfashije ngera ku ntsinzi n'iyi ngiyi, ntabwo wakabaye kujya kunywa inzoga. Nubwo benshi tubikora tukagenda nyuma y'intsinzi ukagenda ukajya kwidagadura n'inshuti zawe munywa inzoga, biriya bintu ntabwo ari byo habe na gatoya. Ikintu cy'ingenzi udakwiriye kwibagirwa gukora ni ugukanda subscribe hano kuri Kabox TV Show, hanyuma kugira ngo uzajye ukomeza ugenda ubona ibindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye, ndetse no hasi muri comment utwandikire utubwire n'ikindi wifuza ko twazakubwiraho. Wibuke no gusharinga ino video ku bantu benshi bagiye batandukanye. Ndagukunda rwose, mwebwe bantu mukurikira Kabox TV Show ndabakunda byimazeyo cyane, unanabashimira umunsi ku munsi. Nk'aka kavideo ujye gapostinga kuri status yawe, unashishikariza abantu gukanda subscribe. Imana ibampere umugisha utagabanyije habe na gatoya.